Mu nkundire nongere mbahe ikaze mu isomo ryacu ry'uyu munsi, aho tugiye kwiga ibyo twita active ndetse na passive voice. Noneho ukaba uribaje ngo what is this? Ibi noneho ni ibiki, bishatse kuvuga iki? So ahangaha rero mu cyongereza tugiramo interuro zishobora kwandikwa mu buryo bubi. So interuro ya mbere yandikwa mu buryo buri active voice. Ni igihe uwukora igikorwa ari subject, hari umuntu ukora igikorwa. Urugero nkavuga ngo the teacher teaches English. Mwarimu yigisha icyongereza. Hakaba n'ibyo twita passive voice. Ni mu gihe noneho subject ariyo yakira igikorwa. Urugero twavuga ngo English is taught by the teacher. Icyongereza kigishwa na mwarimu. Icyongereza kigishwa nande? Na mwarimu. Noneho mwarimu ni uri kwakira igikorwa kibaho cyo kwigisha, cyo kuba kigishwa cya gikorwa cya cyongereza kikaba kigishwa. Nizere ko ubyumva neza. Ahangaha object niba yatangiye igihe yatangiye interuro. So izi nteruro zose nizo kandi zikoreshwa mu bihe bitandukanye, mu buryo butandukanye. Both are correct but they are used in different situations. So handi tugira active voice. Rero katurebe n'uburyo active voice ikoreshwa mu buryo buri simple. So the subject performs action. Ubundi busanzwe subject niwe ukora igikorwa mu byo mumenyereye, mu byo ubumenyereye, subject niwe ukora igikorwa. Formula ntabwo ibigoye, aba ari subject ugakurikizaho verb bitewe na tense irimo, ugakurikiza object. Urugero, the chef cooks food. Umutetsi ateka ibiryo. They built a new school. They built a new school. Bubatse ishuri rishyashya. Ahangaha ni mucyo twita active voice. People speak Kinyarwanda in Rwanda. Abantu bavuga Ikinyarwanda mu Rwanda. Aho urumva birumvikana. Ni icyo twita active voice. None iyo dukomeje kuri passive voice, ni igihe noneho igikorwa kiri kwakirwa. Urugero twavuga ngo no subject niwe uri kwakira igikorwa, formireho ni object duteranyaho verb to be, ishobora kuba am, is, are, was cyangwa were mu gihe ari muri past cyangwa se ari muri present. Tugashyiraho past participle ya verb, ubundi tugashyiraho by n'icyakoze igikorwa cyangwa se uwo twita agent cyangwa cyari subject. Iyo gihari tuza tugishyiraho. Urugero nkavuga ngo the food is cooked by the chef. Ibiryo bitekwa na chef. Kuko twari turi muri simple present, twavuze ngo the chef cooks the food. None ahangaha ngiye kuvuga ko ibiryo bitekwa na chef. Ubwo niho nzavuga ngo food is cooked by the chef. Niyo mpamvu nakoresheje is kuko iranero yari iri muki muri present simple. Tukagira new school was built by them. Kuko ino nero yari iri muri past. Yari iri mu gihe cyashize, twavugaga ngo they built a new school. Kwari muri past. Niyo mpamvu ahangaha dukoresheje was ikaza n'ubundi muri past. Tukagira Kinyarwanda, abantu bo mu Rwanda bavuga Ikinyarwanda mu Rwanda. Abantu bavuga Ikinyarwanda mu Rwanda. Ubwo niba bavuga ngo Kinyarwanda is spoken in Rwanda. Ikinyarwanda kivugwa mu Rwanda. Dushaka kwashyiraho by people but it's not really necessary. Kwa ko nyine abatuye mu Rwanda ni abantu bo bakivuga. Ariko ushaka kwashyiraho by people, that's okay. Mu Kinyarwanda naho uzasanga umuntu avuga ngo umwarimu yigisha Icyongereza. Icyongereza kigishwa n'umwarimu. Ni uko nguko biba bimeze. Active naho ngaho umwarimu yigisha Icyongereza, no passive naho ngaho Icyongereza kigishwa na mwarimu. So reka turebe passive form no mu bice 12 byose by'ibihe by'inshinga ngo twagiye tubibona, harimo za muri present, past ndetse na future, uko ari bine bigiye biri mu ibyo bihe. Kaduhere kuri present simple passive. Ibi ngibi nibyo bituma Icyongereza cyawe kiba advanced. Iyo ubizi uvuga Icyongereza kikumvikana neza, nyine ibintu ukaba ubizi neza. Rero ugomba kubyumva neza cyane. So ahangaha iyo turi muri present simple biba byoroshye
niho dukoresha am cyangwa is ubundi tugashyiraho past participle. Nuko nkuko biba bimeze iyo turi muri present simple twabanje object tugakurikizaho ibi tugakurikizaho ya agent. Urugero nkavuga ngo they cleaned the room, nkavuga the room is cleaned, is cleaned. Hanga ni muki muri present simple. Muri negative turavuga ngo is cyangwa am, aho mu gihe turi kubaza is cyangwa am not tugashyiraho past participle. Twavuga ngo ahangaha hejuru tuvuze ngo the room is not cleaned, icyumba ntigisukuwe. Cyangwa nkaba navuga ngo wenda nkavuga nk'urugero icyongereza n'icyigishwa na mwarimu, nkaba navuga ngo English is not taught by the teacher, ntabwo kigishwa na mwarimu. Mu kubaza niho nshobora kuvuga ngo is ngashyiraho object ngashyiraho past participle. Urugero nkaba nabaza ngo ubundi nabanzaga object ngakurikizaho is na past participle ngakomeza, ariko noneho ngaha mbanza is ngakurikizaho object ngakurikizaho ibintu. Nkaba navuga ngo is English taught by teacher, icyongereza kigishwa na mwarimu. Aho ngaho nibwo buryo tubaza mu gihe turi kuvuga muri passive voice. Tukaza mu byo twita present continuous passive. Noneho interuro tubivuga gute muri present continuous? Muri present continuous dusangaho iyo tugiye kuyivuga tubanza am, is, are, tukagiza being ndetse na past participle ya verb. Urugero nkaba navuga ngo icyongereza kiri kwigishwa na mwarimu, nkaba navuga ngo English is being taught by teacher. English is being taught by teacher, icyongereza kiri kwigishwa na mwarimu. They are repairing the road, bari gusana umuhanda. Nkaba navuga ngo the road is being repaired, umuhanda uri gusanwa. Ariko verbs zimwe na zimwe zijya muri continuous twabonye zitwa stative verbs, harimo nka know, believe, understand ndetse n'izindi zitandukanye nka love n'izindi. Ushobora kuba wagenda ugashaka stative verbs ukazibona. Muri present perfect passive yaho tuba dufite has cyangwa have been tugashyiraho past participle. Tukavuga ngo wenda urugero they have finished the work, the work has been finished, the work have been finished. Umukoro wasojwe na mwarimu, wasojwe n'abanyeshuri. Has been finished, have been finished, byasojwe. Niba ari ibintu byinshi, that's it. Past simple passive woho tukoresha was cyangwa well tugashyiraho past participle. Ari obviously past participle. The house was built in 1990. They built the house in 1990. Tugakomeza na past continuous ya muri passive ho dukoresha was cyangwa well tugakurikizaho being tugakurikizaho past participle. Muri present muri continuous twamenye ko tubanza is cyangwa are tugakurikizaho being past participle. Mu gihe hano muri past continuous tubanza was cyangwa well tugakurikizaho being tugakurikizaho past participle. They were cooking food, bari guteka ibiryo. Unavuga ngo the food was being cooked, ibiryo byari biri gutekwa. Okay, reka dukomeze noneho muri past perfect passive. Ahangaha tuba dufite had been plus past participle, have been plus past participle. So example dufite aha ni active. Muri active tuvuga they had completed the test before 10. They had completed the test before 10. Basoje mu mwaka mbere ya saa 4. The test had been completed before 10. So yari muri past perfect dukoresha had been. Nk'ahandi mbere twabonye have been. Ahangaha dufite had been. Muri present perfect twabonye ko ari have cyangwa has been. Mu gihe ahangaha muri past tubonye
had been. So twagira no muri future simple passive, ahangaha dukoresha will be tugashyiraho past participle. They will announce the results tomorrow. Results will be announced tomorrow. Ibisubizo bizatangazwa ejo. Results will be announced tomorrow. Tukaba twagira no muri future continuous passive, ahangaha yoyo ntabwo ikoreshwa kuko ntabwo wavuga ngo the work will be being done, igikorwa kizaba kiri okay, the work will be being done, kizaba kiri gukorwa, igikorwa kizaba kiri gukorwa. Let's see, ahangaha mu mpuzamahanga mu cyongereza mpuzamahanga bavuze ko bidakunze gukoreshwa, biba bitavugitse neza, biba bitumvikana. Yego, nagomba ngo akazi kazaba kari gukorwa, bizaba biri hano, the work will be being done. Reka turebe, ntabwo bavuga ngo ikizaba kiri kuba cyaba gikorwa, ntabwo nyine byumvikana neza. Kizaba kiri kuba cyaba gikorwa, ahubwo uravuga ngo igikorwa kizakorwa. That's the way we say it. Noneho muri future perfect passive ho dukoresha will have been tugashyiraho past participle. Niho urugero nshobora kuvuga ngo they will have finished the project by June. Bazaba bashoje umukoro muri June. Muri June ni muri kwa gatandatu. They will have finished the project by June. The project will have been finished by June. Igikorwa kizaba cyashojwe gukorwa muri June. Ahandi ho naho dufite going to muri future passive. Mu gihe dufite igikorwa cyari kiri planned, kizwi ko kigomba kuba, urugero twavuga ngo they are going to open a new hospital. A new hospital is going to be opened. To be opened is going to be is going to be opened. Ibitaro bigiye gufungurwa na ugashyiraho past participle, ubundi bigiye gufungurwa, ubundi ugashyiraho agent ugiye gufungura iyo hospital, ninde ugiye gufungura iyo hospital. So reka dukomeze rero niyo twita model passive. Mu gihe noneho turi gukoresha can, must na should, ahangaha zozo zikoreshwa zite? Ahangaha tuba dufite model tugateranyaho be, tugateranyaho obviously iyi ngiyi twabonye ko ari past participle. Ahangaha they must finish the work. They must finish the work. The work must be finished. Nuko bikorwa, tubanza model tugakurikizaho be tugakurikizaho past participle. People can understand this lesson. This lesson can be understood. Isomo rishobora kumvwa. Nuko nguko tubikoresha. Rero muri present perfect continuous cyangwa se muri past perfect continuous cyangwa muri future perfect continuous, ntabwo zo zijya muri passive, kubera yuko been plus being ntabwo biri mu cyongereza gisobanutse. Been, being, ntabwo ibyo biva. Kuba wafata verb to be igakurikirana n'iyindi being ntabwo bikunze kumvikana. Yego, ntabwo bikunze gukoreshwa, ntabwo bibaho. Yego, niyo mpamvu ibi ngibi bitajya bikoreshwa. I've been being done, ntabwo bikoreshwa, ntabwo ibi bishoboka. Niyo mpamvu ahangaha bidakoreshwa. So ahangaha rero reka dukomeze na passive voice. Turebe kubera iki dukoresha passive voice. Impamvu dukoresha passive voice ni igihe ukora igikorwa atazwi. Niho dushobora kuvuga ngo telefone yanjye yaribwe. My phone was stolen. Iyo tutazi ukora igikorwa, we don't know by who, ntabwo tuzi ninde wayibye. Telefone yanjye yaribwe. Icyo gihe dukoresha iyi passive voice. None avuga ngo none ikindi gikoreshwa ni when the action is more important than the doer. Igihe igikorwa
kiri ingenzi cyane kurusha ukora igikorwa. Najya niba mvuga ngo umuhanda urimo urasanwa, ntabwo dukeneye kuvuga ngo banuze banure gusana umuhanda ngo ntabwo abo ngabo ari ngombwa, dukeneye kuvuga ko umuhanda uri gusanwa. Niyo mpamvu tuvuga ngo the road is being repaired. Twaba dufokasinga ku gikorwa kiri gukorwa, not the one who is doing it. Uretse ko washobora no kubivuga ngo ayandi iyi company iri gusana umuhanda, ariko ibyo ntabwo biba ari ngombwa cyane ko dushobora kuba twabivuga. Cyakenewe n'uwo muhanda. The sound formal, kugira ngo sound formal ni kugira ngo byumvikane ko mu buryo bwiyubashye cyangwa mu buryo bumeze neza. Ushobora kuvuga ngo your request has been approved. Ubusabe bwawe bwemewe. Your request has been approved. Ubusabe bwawe bwemewe. Ntabwo twitaye kumenya ngo nibande babwemeye. What we need to know ni uko ubusabe bwemewe. So anger to avoid blame ni kuba wakwirinda ikimwaro cyangwa ibindi. Twavuga ngo urugero mistakes were made. Amakosa yarakozwe. Ushaka kutagaragaza abakoze amakosa, ni bande bakoze amakosa, ahangaha ugashaka kuba noneho wagaragaza nyine ko hakozwe amakosa, but you don't need to blame anyone. Ntabwo ushaka kugira umuntu n'umwe utungaho ikiganza ngo niwe wakoze amakosa, niwe wakoze ibi, ahubwo uvuga ko ibyo bintu nyine byakozwe, mu gihe udashaka kugira uwo utungaho uvuga ngo niwe wabikoze. Noneho igihe tudakoresha passive, abantu nyine bamwe ntabwo bakunze kuyikoresha kandi idakwiye gukoreshwa, ni mu gihe turi gukoresha twita intransitive verbs zitagira objects. Urugero alive, ntabwo ushobora gukora passive voice ukoresheje zino verb. Alive, die, happen, occur. Ntabwo izi ngizi zakoreshwa muri passive voice. Sleep, appear. Urugero ntabwo wavuga ngo the accident was happened. No. Accident happened. Igikorwa cyabaye, kugaragara. Ntabwo wavuga ngo was appeared. No. Appeared, cyagaragaye. Izi ni inshinga tuzita intransitive verbs. So rero izi ngizi ntabwo zikoreshwa muri passive voice. Ugomba kuzimenya. Iyo gupfa, ntabwo bavuga ngo yapfushijwe, ntabwo ibyo bibaho. Keretsa wenda urugero nko kuri kill, inshinga nka kill, ushatse kuvuga ngo yishwe, uvuga ngo nabwo ntabwo byapfa gukunda. He was killed, let's see, he was killed by malaria. Malaria yishe, ko wavuga uwo yishe. Ibyo birashoboka. Noneho reka turebe active ndetse na passive mu gihe turi kubihindura amategeko agenderwaho. Itegeko rya mbere, move object to subject position. Ugomba gufata object ukayijyana mu mwanya wa subject mu gihe ugiye kubikoresha. Urugero people speak English, ukanza kuyibanza n'iyibanza is spoken, kiravugwa. Change the verb to be plus past participle. Mu gihe turi muri present simple, ugomba gufata verb to be ugateranyaho past participle ya verb. Noneho rule ya gatatu, adding by duteranyijeho agent. Uretse kuba biri optional, ushobora kubishyiraho cyangwa ntubishyireho, it's okay. Urugero nshobora kuvuga ngo English is spoken by people, cyangwa se nkanabyorera n'ingishireho, biba biri optional. Ushyiraho agent wakoze igikorwa. Rule kane, itegeko rya kane, time phrases stay the same. Igihe, ahantu tuvuga mu gihe bikomeza kuba bimwe, ntabwo bihinduka. Bikomeza kuba biri aho ngaho, ntabwo tuza kuhindurana nabyo tubijyane hirya. Urugero mvuga ngo they built a house in 1990. Mvuga ngo the house in 1990 was built. No. Ahubwo icyo gihe cyo kigomeza kuba aho cyari kiri. The house was built in 1990. Inzu yubatswe muri kiriya. So ikindi tugiye kurebaho ni common irregular past participles muri passive. Ni izihe common irregular past participles zikunze kubonwa nako zikunze gukoreshwa. Izo murazizi, nabahaye verbs aho ushobora kubona past participle. Noneho dufite write, ihinduka written,
speak hinduka spoken, eat hinduka eaten, break hinduka broken, see hinduka seen, give hinduka given, take hinduka taken, build hinduka built, send hinduka sent, cyoherejwe. Noneho reka turebe examples zo mu nteruro muri active ndetse na passive muri biriya bihe byose. Reka turebe they clean the rooms, the rooms are cleaned. Aho ni muri present simple. Muri past simple, they cleaned the rooms, they cleaned the rooms, the rooms were cleaned. Ibyumba byarasukuwe. They will clean the rooms, bazasukura ibyumba. Rooms will be cleaned, ibyumba bizasukurwa. So nka summary, muri active subject niwe ukora igikorwa, niwe ukora. Muri passive subject arakira, akorerwa igikorwa. Passive formula tufata be tugateranyaho past participle mu bijyo bihe byose. Muri future, past ndetse na present. Twinjiye muri bya bihe bya future continuous, muri bya bihe rero abundi nibwo nuko nguko tubigenza. So ikindi rero akenshi passive voice kunze gukoreshwa cyane mu makuru, mu nyandiko ziri formal, igakoreshwa none mu gihe tutazi ninde wakoze igikorwa. So reka rero dusoreze ahangaha kw'iri somo. Nta rindi somo ndi buhite nkora kubera ko iri somo risa nk'iryabaye rirerire kandi ni isomo risa nk'irikomeye uyu munsi, mugiye kuba mwaryiga bwonyine, ubundi tuzasubire muri indi somo ejo kugira ngo tubashe kuba twakomeza neza. So rero irindi somo naryo mwaza kuribona ni rikurikira, turaza kwiga uburyo ushobora gukora ibibazo mu buryo butandukanye ukoresheje tenses zitandukanye, passive voice, tubona uburyo ushobora gukoramo ibibazo ubundi bigende neza cyane. So nizere ko rero isomo mwarishimye, mugende musome mwitonze, mubyumve neza, ubundi tuze gusubira muri indi somo. Ndabakunda cyane, bye bye. Ufite ikibazo ubwo kubaza, ntucikwe no kubaza, ubundi dusubire ubutaha, bye.